uyu munsi nuko dutangiye wumva umugabo dutangiranye mwese mwicare hasi mutuze mufata umwanya mwumva amagambo n'ubuhamya bw'umugabo tugiye kwiyumvira. Uyu mugabo yabaye umupasiteri w'igitangaza bamwita Apostle Makado, yabaye umupasiteri ukomeye cyane, ariko agiye kutubwira amwe mu mabanga abapasiteri bakoreshaga. Yakoranye n'imbaraga z'umwijima, yatanze ubuhamya ngengira ubwoba. Ndavuga ni ubu buhamya uko byamera kose ngomba kubusangiza bene data cyase umuryango wa Rock Entertainment. Mwese mwarakoze subscribe hano cyase musuri no YouTube channel yacu kugira ngo tumenye iyi si tuba mimeze gute. Ese bano bakozi b'Imana twirirwa imbere yabo tubemera cyane tubasingiza. Uyu mugabo yari umupasiteri ukomeye cyane South Africa. Uyu munsi agiye kutuganiriza aduha ubuhamya. Wumva urugendo yanyuzemo nibwo umenye zambaraga abapasiteri bakoresha, nawe ugira ubwoba, sibyo? Najyaga mwibaza atari kubara abapasiteri cyane cyane babandi ngo bakora ibitangaza, ngo bavura indwara, bakora ku bantu ukabona abantu baraguye bikubise hasi babaye nk'abarwaye igicuri. Uyu munsi uyu mugabo yamenye amabanga yabo. Uyu mugabo yabaye umwe muri bo, aba umupasiteri ukomeye, amahanga yose aramumenya. Wumva amagambo dutangirana. Nimba utarakora subscribe yikore kuko ibintu bigiye kujya bica kuri YouTube channel. Bimwe biteye ubwoba, ariko nanone bwabwo bwo kuduhindura kugira ngo tuve mu bintu turimo tujye mu bundi buzima. Wumva amagambo hano. Mazina yanjye banyita Makado Sintumule Ramaburana, n'umukozi w'Imana. Nkaba ndi umwuzukuru wa Chief Makado Ramaburana. Uyu mugabo arazwi na famiye irazwi muri South Africa, ari kuvuga ibisekuru bye na famiye ye ku buryo abamuzi bamuzi. Nakuriye mu muryango w'abakristo, yaba papa wanjye yaba mama wanjye bose bari abapasiteri. Kwa kundi umwana akura agasanga guhera kuri basekuru anavuga ati yaba papa wanjye yaba mama wanjye bose n'abakozi b'Imana n'abapasiteri bari bakomeye. Navutse nsanga mvukira mu muryango w'abapasiteri, ndetse nagiye no kwiga muri ya mashuri yigisha Bibiliya, yize teoloji. Umwana aravuga ati amashuri yanjye ya kaminuza nize teoloji gusa, mba umuhanga mu byerekeranye n'ijambo ry'Imana, ndetse nashakaga gukurikiza inzira y'Imana. Ati icyo gihe nize ibintu bijyanye na teoloji, cyangwa se mvuga ngo ngomba kuzaba nanjye umupasiteri nk'ababyeyi banjye, atari bya bindi abantu baza gukora umurimo w'Imana wenda babibara nk'akazi, cyangwa se bakurikiye amafaranga, cyangwa se bakurikiye kwamamara. Ati ntabwo aricyo kintu nari nkeneye icyo gihe. Numvaga ko ari umuhamagaro, niyumvagamo ngomba gukorera Imana. Aturabizi uri gukora akazi wahamagariwe, nawe ubwawe uba wumva wuzuye mu mutima uvuga ati nakoze koko icyo nazaniwe ku isi cyangwa se icyo nahamagariwe. Uyu mugabo nika tubwira. Uyu mugabo avuga ati ubwo nari ndi kwiga mu mwaka wa nyuma rero wa kaminuza wa gatatu niga teolojiya, nibwo natangiye kumva mu mutima wanjye ijwi rimbwira, cyangwa se nanjye numva igitekerezo cyinjimo kimbwira ati ngomba gufungura urusengero rwanjye, nkagira aderesi nanjye nkajya mbwiriza, nkakora umurimo w'Imana koko nk'uko bikwiye. Ati nibwo naje kujya muri Faith Mission muri Fatangure, niho natangiriye gusa nk'urusoreza cyangwa se nkora n'udustage ngerageza kugira ngo ninjire mu murimo w'Imana neza. Ariko tuganirira umva amagambo. Nahise mva mu ishuri, noneho ndirangije njya gukora imyaka 3 yo kwitoza ku pasiteri, nyine yitoza kubwiriza. Abantu baba barabyize, niyo mpamvu ujya kubona ukabona bari kuvuga ati hari abantu b'abatubuzi baje mugerageze mwige teoloji, ubuyizi warize Bibiliya uzi ibyo wigisha abantu. Uyu mugabo yarayize akora n'imyaka 3, twabyita nka stage mu rundi rusengero rw'ahandi yigisha abantu. Ati icyo gihe nari nyiri umwana muto ntaranarongora, nyiri umusore muto urumva ukirangiza amashuri, ariko nari mfite ibyiringiro muri njye no kwizera, mvuga ni ngomba gutangiza urusengero nanjye nkatangira kubwiriza abantu. Uyu mugabo nanone akomeza atubwira ati ariko icyo gihe ubwo nari ndi gupanga gushinga urusengero rwanjye niyumvagamo impano, nzi ngo nzi kuvuga. Ati hari igihe uba wumva kuko uzi kuvuga neza imbere y'abantu, kuko uzi kwigisha, cyangwa se kuko uzi ko ufite na gahunda nzima yo gukora umurimo w'Imana. Naravugaga ni urusengero rwanjye, noneho nicyo kintu nari ntangiye kujya nifuza. Ati urusengero rwanjye ninde ufungura ruzaba rwuzuye abakristo, hazaba huzuye hahande wana, ari njye umuntu uzaba ufite abakristo benshi cyane. Urumva ibyifuzo by'abapasiteri. Ibintu yatangiye kugira icyifuzo kuvuga ati nkeneye abayoboke benshi, kandi kuko nzababona bitewe n'ukuntu nanjye niyumvamo impano y'ukuntu nzi kubwiriza kandi nkunda Imana. Ati ibyo natekerezaga maze gufungura urusengero ntabwo naje kubigeraho. Ati uko numvaga ko urusengero rwanjye nkirufungura ruzaba rwuzuye abakristo koko, matwika nyine hashya ari ahantu usanga abayoboke bitabiriye. Ati ariko ntabwo ariko byaje kugenda. Ati byagezeho ntangiye gufunguye urusengero nkajya nsanga intebe zimwe zambaye ubusa, abakristo mfite ni bakeya mu rusengero, nyubirwa ikibazo mfite nanjye. Ngo mu gihe noneho nanjye natangiye kujya ndeba insengero z'abandi bapasiteri bagenzi banjye, wumve sasa ibintu aho byose byatangira. Umugabo ati natangiye kujya ndeba insengero zindi duturanye cyangwa se z'abandi bapasiteri mu gihugu,
nkabona zo ziba zuzuye. Urabona ko aba pasiteri bacu hano hirya hose haba huzuye, za Masoroye haba huzuye. Sasa yarebaga izo nsengero zose akabona ntago huzuye, nako haruzuye. Buri cyumweru ngo habaga huzuye hamenetse, amateraniro yuzuye. We yareba urusengero rwe akabona abayoboke ni bakeya, abakristo be ni bake, bitangira kumutera ikibazo. Umupasiteri turi kuganira ati njyewe noneho nkajya nibaza ngavuga urusengero rwanjye kuki rutuzura, ko nta kintu mba ntakoze. Abakristo banjye mbabwiriza iby'ubwami bw'ijuru, bya bintu Bibiliya n'ubundi tubwira, cyase bya bindi ubundi na Yesu yasaga nkaho yigishaga, cyase n'abandi bantu bari seriye bigisha. Ati nigishaga iby'ubwami bw'Imana, kubaho ukiranuka ugendera mu mahame y'Imana, nkigisha kwiyiriza usenga wiyegereza Imana, mbega nigishaga ibintu biri ku murongo kuko Imana idushaka mu biri mu nzira yayo. Nakoraga ibyo byose neza neza, ubundi umukristo aba akeneye ibya nyabyo, ariko nareba ibisubizo bivamo nkabibura, nkabona abayoboke ni bake, nta bayoboke mfite, kandi nigisha iby'ubwami bw'Imana. Umva amagambo umugabo akomeza atubwira ati maze kubona ko abayoboke banjye ari bake, nibwo noneho natangiye kuvuga nti ngiye gutangira noneho ntumiri babandi baba pasiteri bakomeye, baba poso bahambaye, batangire baze bajye babwiriza mu rusengero rwanjye. Ati uko nari maze kubona ko noneho mu bintu by'insengero bimeze nka shampiyona ya football, aho usanga hari ikipe iri muri pipiniyeri, hari wenda yo mu cyiciro cya kabiri, hakaba n'ikipe nyine ibiri hejuru mu cyiciro cya mbere, ya kipe ibirenze. Ati ne nangiye kubona ko nanjye urusengero rwanjye rwarakana nari ndi hasi bitewe. Urusengero nyine nawe urubonera ku bayoboke barwo benshi, niko wabivuga. Ati nabonaga nta bayoboke mfite kabisa, byaranze. Atubwa ikintu nahise ntangira gukora, nageze muri baba pasiteri bakomeye, nabereka ko mbwiriza neza nzi kuvuga n'iki, bakajya bambwira atari ko uruhesha waturutse he. Atubona ko rwose narenze, nanjye ntangira kubona ko bari abagabo hari ikindi bandusha gituma bakundwa, gituma bagira abayoboke benshi. Mu mutima ntangira kuvuga ati reka ntangire nigire inshuti kuri baba pasiteri bakomakomeye, bafite insengero zifite abayoboke benshi cyane. Ndavuga reka mbigire inshuti, menye nibanga bakoresha, wenda hari icyo nanabigiraho. Umugabo nibyo ari kutubwira, uri mu pasiteri, atangira kubigiraho inshuti. Ati nibwo natangiye kwinjira muri abo bagabo, ntangira kuba inshuti yabo, ntangira kubatumira mu rusengero rwanjye. Atari kubisa nkaho byari bigoye kuba inshuti nabo. Ati kuko bisaba nyine nimba ushaka kwigira inshuti nabo bantu baba kurenze, kumera nkaho hari ibyo nawe ugomba kubakorera. Ibintu ubwo ni kwa kubamenyera nk'udutransport cyangwa se kubigira inshuti, nyine ukagira nk'utuntu ukora two kwigira umuntu ku inshuti, nawe urabyumva. Ati ntangira kujya mbaza. Ati batangiye kuza mu rusengero rwanjye, kwa kundi babyafisha ati tuzaba dufite pastor runaka yadusuye ukomeye, natangiye kubona ko abayoboke basa nk'abaza, ariko bakaza muri iyo minsi abo pasiteri babaga baje. Sasa uyu mupasiteri nanone akatubwira ijambo, namwe mwese mwicana mu ryumvi cyangwa se muri kureba ino YouTube channel Rock Entertainment. Ati icyo gihe natekerezaga ko uko abo bagabo baza mu rusengero rwanjye kubwiriza, numvaga ko ubwinshi bw'abakristo baje mu rusengero rwanjye ariko itorero rikura. Atariko naribeshyaga, gukura kw'itorero nuko abakristo ufite baba bake baba benshi bakura mu buryo bw'umwuka. Wumvishije ariko abapasiteri benshi bumva ko ngo gukura kw'itorero ari ugufungura amashami menshi no kugira abayoboke benshi, ariko badakuze mu buryo bw'umwuka, ahubwo bakuze mu buryo bw'umubare. Uyu mugabo akavuga ati icyo gihe rero nabonaga mfite abayoboke bake, nkagira ngo nabayoboke itorero ryanjye nirikura. Ati kumbe niko itorero rikura, apfa kuba ufite abayoboke bakura mu buryo bw'umwuka. We yarazi ko itorero rikura mu buryo rero bw'umubare w'abakristo benshi. Atabagabo basha kwigisha umubare w'abakristo kaza uri mwinshi, ngagira ngo itorero ryakuze, kumbe ryakuraga mu mubare, ariko ntago ari ugukura mu buryo bw'umwuka. Uyu mugabo akomeza atubwira ati ariko uko ibyo byose byakomezaga kuba, nkabona abo pasiteri bandi ukuntu bakoramo, nakomezaga nanjye numva ameze nk'umuntu ushaka guhangana, nkumva nyine nkeneye kuba umupasiteri ukomeye kurusha abandi, cyangwa ufite abayoboke benshi kurusha abandi. Ariko akomeza natubwira ati aho hantu niho kenshi Satani akunze kwinjirira mu mwuka we, akagerageza kukumvisha ko ukwiye guhangana, ko ukwiye kuburenza abandi mu gisata urimo, ukwiye kubuyoboye, ukwiye kuburenze. Ikakomeza tubwira ukumva niwe uyoboye iyo zone, abantu bose bakaba bakuvugaho, bavuga izina ryawe, wumva ari byo bintu byakunezeza. Aho rero niho ubwibone bwinjirira, niko pasiteri atubwira. Ati n'ubwibone bwanjye bwatangiye kwinjirira, nkumva nyine ko abantu bose bazajya bavuga pasiteri, bakavuga pastor Makado, bavuga umupasiteri urenze bakavuga nge, numva n'akantu k'ubwibone gatangiye kuza. Kandi mujya mubibona kuko bari abagabo ubona bafite ukuntu bashaka guhangana, bafite ukuntu nabo hagati yabo bajya banasebanya, umwe ashaka kumvikanisha ko ari we mukozi w'Imana, ari inshuti ya hafi y'Imana cyane kurusha abandi. Atongaho ubwo bwibone rero, iyo umuntu atangiye kugira ubwibone, pasiteri njye mbona shawa hanze kandi mwemera cyane,
ari kwiyita ibintu bitabaho, ari kuvuga ibintu birenze abandi yabashyize hasi cyane, ukabona afite akantu k'ubwibone, kandi gaterwa n'iki no kubona ko imbaga nyinshi yamukurikiye, akumva ni igitangaza, ntiyibuke ko ahubwo ari yakagombye kuba ari kwamamaza igitangaza Yesu. Uyu mugabo nawe nibyo ari kutubwira ati ntangiye kugira ubwibone, niho Satani yinjirira. Satani kandi nawe mu ijuru buriya ngo ni ubwibone bwatumye amanuka, yaratangiye kuba atari Imana ko nyirenze, wagwane naho byatangiriye. Twikomereze. Ati icyo gihe natangiye kumva nkeneye kuba munini cyane, nkumva nkeneye kuba munini cyane no kurusha icyo Imana yampamagariye, nkumva nanjye ntangiye kugira inyota yo kumera nk'abapasiteri bandi bafite insengero zifite abayoboke benshi cyane. Ati ndabyibuka icyo gihe nibwo noneho natangiye kuba inshuti y'Abanyanigeria. Uyu mugabo no muri South Africa, ati natangiye kuba inshuti noneho y'abapasiteri b'Abanigeria n'abandi bakozi b'Imana bakomoka muri Nigeria. Ati nibwo natangiye kubona noneho Abanigeria nari ntangiye kwigira inshuti nabo, bafite amamodoka meza, iyo bavugishije ubona ari abantu bagize icyo bageraho gihambaye, n'iyo bavuga ubona ko ari abayobozi, bafite amatorero yuzuye abakristo benshi. Ngira ngo murabizi iyo bavuze nk'umupasiteri uvuye Nigeria, mwese murabizi, mwumva ari ibintu bidasanzwe cyane. Ati icyo gihe nabonaga bihambaye cyane, abagabo barageze ku rwego ngewe mbona ndi hasi cyane, bateye ubwo batwara modoka atabo baba mu mazu arenze cyane. Ni uri kutubwira, ndavuga ni uko nkomeza kubigira inshuti cyangwa nihuza nabo cyane, biraza kugenda nanjye binzamura, sinzabura icyo mbakuraho nanjye ngende nzamukana nabo. Uri kumva umugabo, aho kugira ngo yiyegereze Imana arebe ko yazamura umurimo we n'Imana imuhe n'amavuta, wiyumvaga ko kwiyegereza abapasiteri bakomeye nawe bizamugira umupasiteri ukomeye. Urumva ubwibone bwari bwaramaze kumutwara, kandi ngo bugenda buza gahoro gahoro wowe utabizi. Ati nanjye noneho nk'umuntu wari warasomye Bibiliya, nkavuga nti bano bagabo b'Imana cyangwa se bano bakozi b'Imana nkwiye nanjye kubiyegereza. Ati twese turabizi ko bano bagabo na Bibiliya ivuga ati twari twarize ko buri ubaye hafi y'umukozi w'Imana hari ukuntu nawe gusiga ku mavuta. Ahise avuga urugero rwa Eliya na Elisha, sinzi uko babivuga, Elisa na Eliya. Muzi ukuntu umwe yarosaga nk'aho ari umukozi wundi, umwe aza kujya mu ijuru ariko undi nawe asigara akora neza cyane. Ati numvaga ko bari abapasiteri bwari abakozi b'Imana bashobora kuma ku mavuta nanjye nkaba umuntu umeze nkabo, kuko nambaye nk'umukozi wabo, nabahanaguriye nk'inkweto, naciye bugufi imbere yabo cyane, nyine ngendeye ku bya Bibiliya. Wumve, cyangwa se kuko wabatwaje Bibiliya, cyangwa kuko wogeje imodoka yabo, cyangwa wakingura umuryango w'imodoka. Ati ariko ikintu cyaje kuntungura none uko bagendaga bama amahirwe nkabinjiramo kuko mbi inshuti yabo, naje gusanga noneho ubuzima babayeho hanze y'itorero, kuko nari nsigaye nirirwana nabo, nsanga babayeho ubuzima bwo gukora ibyaha gusa. Ndumirwa, nibyo bintu byanciye intege. Noneho nsanga abagabo nifuzaga kumera nkabo, nari nzi ko bazama amavuta nanjye nkaba umuntu ukomeye nkabo, nsanga bibereho ubuzima bw'ubunyabyaha kandi ari abapasiteri bakunzwe mu gihugu. Uyu mugabo akomeza atubwira ati bari abapasiteri benshi mubona, bari abahanuzi benshi mubona bakomakomeye. Ati iyo uri kubarebera kure cyangwa se ukabona bari kubwiriza, ubona ari intungane, ari ba miseke igoroye, ari bo bantu beza bari kuri iyi si. Atari kuko nagiye mbegera, ubwo nagendaga ndushaho kubegera, nibwo natangiye kumenya ni bantu ki, ubuzima babayeho n'ubuhe buzima. Barasindaga, barasambanaga, babaga bafite abasheri benshi cyane, aribwo ubuzima biberamo. Bari abagabo kandi koko ngo niko bameze benshi abapasiteri benshi. Usanga ntabwo ari bose ariko abenshi, usanga mu rusengero koko abyuka yarayasambanye n'abantu, akabyuka mu gitondo aje kwirukana umwana muri korari ngo bamuteye inda, yarayasambana nawe mu gasozi n'indaya hirya no hino, cyangwa akaza akirukana umuntu wundi mu rusengero akamuca akavuga ati wakoze iki cyaha, kandi ibyo byaha ari we muntu noneho umeze nk'aho ari master wabyo mu kubikora. Uyu nawe nibyo ari kuvuga ati abagabo natangiye kubinjira mu buzima tubicuta, nsanga nibo bantu ba mbere basambana, babasinzi bitamo, pasiteri bitamo nyine bamwe na bamwe. Mwari muzi ko batanywa, baranywa koko. Ibintu byakomeje kutubwira, ariko mu gitondo nababona ku gatuti bari kubwiriza, nkumva bari kubwiriza ngo fire, bavuga imiriro, nkavuga ni none nangira kujya nibaza nese umuriro baba bavuga n'uwahe, n'uwo mu ijuru n'uwahe. Umve, baba bari kubwiriza kandi nzi ko barayi basambana turi kumwe, hajya kubona nkabona bari kubwiriza bavuga imiriro, nkabona abaturage bafashwe ngo n'ibintu bibakubise hasi, babanda amavuta akabazamo, kabona rwose barabohotse barishimye bameze nk'abari mu mwuka, bikancanga mvuga ati bano bantu basambanye basinzi, izi mbaraga none bimeze bitaye amavuta bayakuraye. Nibwo none naje kubona ko bano bantu uko nabinjiragamo cyane, Imana bakorera atari yo twebwe twashakaga gukorera cyangwa se dukorera. Uyu mugabo nawe atubwira ati abo bagabo ko nakomeza kubinjira no barambwiye ati nimba ushaka kumera nkatwe cyangwa se ukabaho nkatwe, biragusaba ko uza tukakujyana muri Nigeria ku isoko y'imbaraga nawe tukaguha ku mavuta.
ati ndabyemera kuko n'ubundi kubera ubwo buzima bari bamaze iminsi banyuzamo babamo nanjye nari maze kuba nkabo nubwo nari nsigaye nararongoye mfite umugore ariko nanjye nari nsigaye mfite abakobwa hanze mu gasozi nsamba nantsinda umugabo nibyo tubwira umugore wanjye ariko icyo gihe cyose yambaye hafi yakomezaga kunshyigikira azi ngashyigikiye umukozi w'Imana. Iyo umugore wanjye atamba hafi ngakigikire uyu munsi nakabaye nicaye n'undi gutanga ubuhamya ndi umudivorce umugore yarantaye. Wumva amagambo atangiye kutubwira iby'urugendo rwe rusasa bamupangiye bababwira ati nimba ukeneye koko imbaraga ukamera nkatwe ukeneye amavuta ukabona abayoboke biragusaba kuza tukakujyana muri Nigeria. Ati icyo gihe rwose nari imeze nkaho ndi gukora amafuti ariko nanjye sinari mbyitayo nari imeze nk'uri kuzana igisebo mu rugo rwa data mu rugo nakuze ari abakristo umugore ndi kuzana inyatsi mu rugo umugabo nibyo ari kuvuga uyu munsi ameze nk'uwicuza. Ati icyo gihe numvaga ntangiye kuryoherwa n'ubwo buzima ku buryo numvaga umuntu wari wese cyangwa ikintu cyari cyose cyashaka kunsubiza muri bwa buzima nahozemo bwo gukorera Imana ariko mbona nta nyungu cyangwa se nta byishimo bihagije ndi kubona. Nibwo navuze nari kubundi reka njye muri Nigeria wahabona makuye imbaraga cy'amavuta nanjye nkaza nkaba nk'abandi bapasiteri. Umugabo nibwo yatangiye gupanga urugendo rwa Nigeria. Ariko nanone mbere yuko njya muri Nigeria nabanje gura n'umupasiteri nyine amereza isabune y'umukara arambwira ati isabune rero genda uyikoresha. Umve yari isabune y'umukara ihumura nabi arambwira ati buri wa gatandatu buri bucyaba amateraniro ndagira ngo wumve bano bapasiteri imigenzo babamo kandi n'umupasiteri ukomeye cyane. Ati icyo gihe bamaye isabune habura gato ngo tuzajye muri Nigeria barambwira ati iyi sabune ujye uyoga saa 6 z'ijoro ku wa gatandatu mu gicuku buri bucu ufite amateraniro ku cyumweru. Umve mu gicuku kabisa saa 6 z'ijoro ujye ubyuka ufate rwose nk'indobo cyangwa se ufate ikintu cyari cyose ugiye kugeramo yaba ari bathtub yari yose winjire mu mazi nurangiza ufate ya sabune nutangira kandi kuyoga uhere mu mutwe woga bari wikuba cyane iyo sabune y'umukara ni umusabune umunegeriya yamuhaye umukozi w'Imana wundi. Uko nafataga isabune nanone nyisiga mu mutwe nyikaraga mu mutwe nanone nibwo bambwiye ati buri uko uzajya uri koga mu gitondo uvuga ati mu gitondo mfite amateraniro ku 6 nijoro saa 6 iyo sabune ugikuba mu mutwe ariko uvuga uti ikintu ukeneye gukora mu itorero mbega nk'igitangazo ushaka kujya ukorera mu itorero ariko cyatura mbega ugisakuza ukoga wisiga isabune mu mutwe uvuga ati ejo ndashaka iki ngiki ejo ndashaka kuzakora iki mu rusengero. Uyu mugabo nawe nibyo yakoze. Fora niki nk'umupasiteri wari ukiri mutoya nanjye nari nkeneye kujya mu itorero ryanjye ngakonvenka abantu ko mfite imbaraga mbega bakanyemera bakabona ko ndenze. Ikintu cya mbere bakimiyo sabune noze mu mutwe ndi gusaba mvuga niki kintu nicyo ejo nshaka kuba mfite cyangwa imbaraga ejo nshaka kuzaba mfite mu rusengero ndi kwigisha. Naravugaga ni ikintu cyonyine nsaba ndi gusaba nisiga isabune ndi kuvuga ati mu rusengero nge nsenga abantu bikubite hasi mu rusengero nge nsenga abantu bikubite hasi. Ako kantu uyu mupasiteri nicyo kintu yasabye. Simujya mubibona pasiteri aturutse ngo mukaye gahugu cyangwa he ari gukora ku bantu bakikubita hasi. Buta abantu bikubita hasi gute ko ahubwo Imana yagatumye bahagarara bagashikama bakayisenga bahagaze ibintu byo kwikubita hasi mumeze nk'abatagira ubwenge mubona bitarimo amadayimoni. Ahubwo mwakagombye gusanga baryamye hasi mukabahagurutsa n'izo mbaraga za nyazo tuba tubona. Uyu mugabo nawe ngo ikintu cya mbere yisigaga isabune ari kuvuga aravuga ati ejo nzasenge mu rusengero abantu bikubite hasi nkumvenka abantu ko mfite imbaraga zidasanzwe. Numvaga ko ninjya mu rusengero ngasenga abantu bakikubita hasi aricyo kiri buze kugaragariza abakristo banjye ko mfite imbaraga zidasanzwe. Ndasenga ndavuga ninjira mu rusengero kabisa icyo nifuzaga mbona abantu bari kwikubita hasi bigaragura bongera bigaragura nicyo kintu nashakaga kubona kikanyemeza ko imbaraga nazigezeho. Igitondo cyakurikiye rero nagiye mu rusengero ndagira ngo mve amagambo. Ngeze mu rusengero nyuma y'iyo migenzo nari narayemo. Urabona ugeze mu rusengero ugenda usa nk'ukereremo ntabwo ugeramo mbere nka pasiteri urenze kuko nanone mu masaha yo kubanza mu rusengero wowe baraye mu migenzo ya sekibi baba bari mu mavuta bari gusenga Imana ya nyayo uba ugomba kugenda usa nk'utinzemo barangije gusa nk'abaramya n'abahimba baza mbega ntutangirane nabo neza iteraniro kugira ngo utaza kuvanga ibintu utavanga dawa zawe n'iby'Imana bo bari buze kuba barimo abandi bakristo. Uba ugomba kuza aricyo gihe mbega uhita ubwiriza ukora twatu
marinyeri twawe warayitoza. That is when you come with your first Aho rero niho winjira na za mbaraga zawe z'umwijima noneho mu rusengero. service during the beginning of the service. Bega amateraniro ageze hagati ugiye gutangira kubwiriza. And they were singing this song. Umve. And as they were singing the song, Nahageze bameze nk'aho bari kuririmba indirimbo bagiye kurangiza. car, you know, Nitamagera. the car, everybody get excited. And Bahita batangira kuba ati umushumba arahageze agiye kubwiriza. when I walked inside Dinjira. the hall, they clapped their hands. Nkimara kwinjira mu rusengero bankomera amashyi nk'ibisanzwe umushumba arahageze. Know that I have used the black soap. Atariko wibuke ko nari narayenkoresheje ya sabune y'umukara nkinjira mu rusengero. And I stood Ati ninjiye mu rusengero bankomera amashyi banyishimiye avuga ati umukozi w'Imana arinjiye kuko aje kuvuga ubutumwa, ariko ikintu batari bazi nari ninjiranye n'imbaraga z'umwijima zari zinkurikiye cyane ko nari narayenkoresheje ya sabune bari bampaye. you know, Ati icyo gihe ninjiye mu rusengero ngifata mikrofone ntangira kuvuga ati ndasenga nkajya mvuga ngo bakoreho reka amavuta bakoreho reka umwuka bakoreho. Uko mvuga gutyo ntangira kumva nifitemo icyizere nanjye cyuko za mbaraga naraye za mbaraga z'imigenzo naraye nkoze zigiye gukora abantu kuko bagiye kwikubita hasi nahise mbyiyumvamo ko imiti igiye gukora. Urumva uri kumwe n'imbaraga z'umwuka mubi z'umwijima nazo zirakora. Ati imbaraga zahise zinyumvisha ko ibintu ngiye gukora cyangwa se naraye noze bigiye kuba. Bitanangira guhamagara aba ushers bano ba protocole, ntangira guhamagara aba protocole mubanguke mwegera abakristo. Urumva yaratangiye kubyumvamo ko abantu agiye kubakora bakikubita hasi. Ubona ko iyo bikubise hasi protocole igitangira kubahagurutsa igenda ibitaho. Umugabo atangira kubahamagara. Tinumvaga mfite icyizere kabisa, mvuga ni hano fire ngiye kubatamo umuriro. move around, ushers. Ntangira guhamagara aba ushers baza biruka. Within 2 minutes, Mu minota itarenze ibiri started to hear people screaming, natangiye gukora ku bantu bikubita hasi abandi basakuza falling. bagwa hasi. And I said, yeah, this black soap. Ntangira kuvuga ntiyasabona irakora kabisa, wa mutura akora mbona abakristo mbakoro bakikubita hasi. Bivuze ngo bya bintu mujya mubona abakristo bikubita hasi. Hasi bundi Imana ijya kugusebya, waje wambaye neza uje kuyisenga, wateye agashati, igiye kukugaragura mu bantu ikugaragure. Iyo Mana nta Mana irimo. Imana dusenga ntago ari yo kugaragura umuntu mu rusengero waje wambaye neza w'umumama w'umupapa ufite abana wikaraga cyangwa umukobwa mwiza ngo pasiteri agukuzungu uri kwigaragura. Ni imyuka mibi. Simuhise mubyumva noneho bya bintu ntago ari ko Imana ikora. Reka some muri Bibiliya ibyo bintu nta hantu byigeze biba. So sometimes with God, Ati ndabizi abantu benshi bageze mu nsengero mukabona abapasiteri bakora ibintu nk'ibyo, bakora ku bantu bakagwa, abantu bagasakuza bakigaragura, mwese mukeka ko ari imbaraga z'Imana, ariko ngiye nabinyuzemo reka mbibabwire ibyo ntago ari imbaraga z'Imana. Ati si ibyo gusa, baje kumana utuntu tw'utuvuta twatufutanye n'ubusanga mu rusengero. Umupasiteri yarazanye ngasiga afite amavuta ngasiga abarwayi n'ibiki simubizi. Ati nayo barayampaye nkajya nyakoresha. Abwo hari mbere yuko njya muri Nigeria, igihe cyarageze nza kujya muri Nigeria biba ngombwa ko njyana n'udufaranga twose narakusanyije narabitse kuri banke, the one who was taking me, kuko nagombaga kwishyura umugabo wari ugiye kumuza n'inzobere cyangwa se wari ugiye kumuza n'abakurambere muri Nigeria cyangwa se abatubanjirije bagombaga kuba imbaraga. Ati nagombaga kumwishyura, ntabwo byari uwo mupasiteri wundi ugiye kunjyana. Nuko twamanutse tujya Nigeria. Wumva amagambo rero bageze Nigeria. Ati nibwo none nagiye tugeze muri Nigeria, umugabo yangishije mu cyo twakwita nk'umuryango ariko ukora imigenzo ushingiye ku migenzo. Nsanga ni umuryango uriyemo abapasiteri, abahanuzi, abigisha benshi b'insengero zigiye zikomeye hirya no hino, baraza bagahurira muri uwo muryango. Bose ntubaza gukura imbaraga zabo. Ni ukuvuga ngo ni ahantu bagira bahurira hameze nk'idini ariko ritari idini rya nyaryo. Mbega bagiye gusaba imbaraga imyuka mibi cyangwa se satani nyir'ubwite. Ni ahantu bahurira bose abapasiteri. Ni ahantu hatajya umukristo usanzwe, ni ahantu hajya abakozi b'Imana gusa. Yaba ari abinaha, yaba ari abo muri Uganda, yaba ari abaye ibihugu byinshi bijyayo, byose bigahurira aho hantu. Abapasiteri bacu mujya mubona bahurira aho hantu bagiye gusaba imbaraga satani zo kuza kudukanga ngo batwereke ko barinze. Ndagira ngo mve ikintu cyabaye. Mu gitondo baradufashe batujyana ahantu mu giturage, twese abakozi b'Imana twari twahagiye, ababishopu, abaposo, abaki babandi bose. Mageze rero nibwo baje kuduhuza cyangwa se bagiye kutwereka muri icyo gitondo, muri icyo giturage baduhuza n'icyitwa ngo ni Ifa. Ifa yari imeze nk'idini ryo muri Nigeria, ariko rikaba ari idini risenga n'ubundi icyo twakwita Ifa. Ifa akaba ari nk'ikimana cyabo cyangwa se nk'ikigirwamana cyangwa se nk'igishitani cyangwa se ikidayimoni cyitwa Ifa. Nicyo basenga muri iryo dini ryitwa Ifa. Nibwo twageze dusanga ariko icyo kimana cyangwa se icyo kintu basenga cyitwa Ifa bacyita ngo ni umutambyi Ifa. Bacyita umutambyi Ifa, nicyo twari tugiye gusenga no gusaba imbaraga. Uwo mutambyi witwa Ifa bameze nk'aho bose basenga, yatangiye
kumfasha agira ibintu atangira no kumpanurira bimwe anyereka ibintu bizaba ku buzima bwanjye nkurikije ibyo yaratangiye guhanura ku buzima bwanjye nibwo nese nangira kuvuga ati uyu mugabo kuko niwe nari nkeneye imbaraga nkeneye niwe ndibuze kuzikuraho nibwo baje kunyereka noneho bamaze kumera nk'abansengera mu migenzo yabo batangira kunyereka ibintu ngomba kugura barambwira tugomba kugura ihene umve nawe umupasiteri umukozi w'Imana barambwira ati ngomba kugura inkoko uyu ni umupasiteri wakuriye mu muryango w'abarokore ari papa pasiteri mama ari pasiteri ku buryo umuntu nkutana mushidikanya ngo uvuge ngo uyu ni umuntu wazanye imigenzo bibi uvuga ati ni umwana wakuriye mu Kristo ni umwana wo mu barokore mu batabi mwana wo mu batabi banyereka ibintu by'amafungo ngomba kugura n'ibindi bintu byinshi byose mera nkaho nanone nkoze isezerano nabo ndagira ngo umve ibindi bintu bidasanzwe byabaye ati ubwo bahise bamfata none banjyana handi hirya hari ikigunguru bacaniriye kirimo amazi ari kubira ari kuzamukamo wa mwotsi nyine w'amazi ari kubira nyine abashyushye iki kigunguru bakingesheje iruhande barambwira ati cyicaremo baranterura bantereka muri icyo kigunguru cy'amazi ari kubira nkimara kwicara muri icyo kigunguru cy'amazi ari kubira amazi ahita konja ibaza icyo kintu urumva ko imyuka mibi ikora koko ibaze kwicara mu ngunguru ubonaga amazi ari kubira amazi agahita konja banterekamo nibwo nano batangiye kugenda bankuye muri icyo kigunguru kunzengurutsa ku hene zigiye zitandukanye bahera ku hene yitwa ngo ni ihene y'inkuba umve cyangwa se y'umurabyo ihene y'inkuba cyangwa umurabyo kubishaka ati mumbabare nibwo banjyanye nanone ku mana y'imirabyo cyangwa se y'inkuba bagezeyo nibwo natangiye kwibuka ko najyaga mbona abapasiteri basenga bakavuga ati subira ku mana y'inkuba mana y'imirabyo iki ati nibwo nahise menya ko bya bintu baba bavuga koko ari ya migenzo baba bakuye hano hanze nibwo namenye ko ari Imana basenga bitabaza nk'ibintu bibi umuntu aba yakoherereje cyangwa yoherereje umuntu yamuroze iyo ugiye gusenga watanze igitambo kuri icyo kimana bita ngo ni ikimana cy'imirabyo cyangwa inkuba atuza nyine ukavuga ati bya bintu bisubire kuri nyirabyo biba bisubiye kuri cya kigirwamana cyangwa se cya kidayimoni niyo mpamvu usanga bari gusengera nk'umuntu bari bashyizemo ibirozi bikaba byasubira kuri icyo kigirwamana n'uyu nguyu akavuga ati nuko nahise ntangira kugenda mbisobanukirwa uyu mugabo nawe avuga ati niyo mpamvu buri kumvishe pasiteri ari kujya avuga amagambo agusengera ati imirabyo faya subira ku mirabyo ku nkuba ati gutekereza ati biriya bintu ubundi bari kuvuga biba muri Bibiliya hagana hehe ni hehe uwo murongo uri mujye mwitondera amagambo bari abagabo bakoresha bari gusenga hari imitongero ibisa nk'ibyihishe inyuma utabasha kumva neza ariko ujye utekereza uvuga ati ibintu avuga 100% biri muri Bibiliya ati nibwo noneho twageze ku mana bita ngo ni imana ngo y'icyuma nayo tuyigezeho nsanga ni imbwa aho ngaho iyo uhageze kuri iyo mana y'imbwa barabanza bagatanga igitambo cy'imbwa ndetse iyo mbwa bakanabanza bakayibaha mukayirya nicyo gitambo cyakorerwa nanone tuvuye aho ngaho banjyanye ku mugezi turagenda dutoraguramo twatubuye tuba mu mugezi tw'utubuye tuba tudasanzwe twibera mu mazi tumwe barambwira ati ngomba kudutwara utundi nkatuvugiraho amagambo aho ngaho nkatuhasiga ndadutwara nibwo nagiye mu rugo ahandi haba ameze nk'aho musengera mu rugo mu cyumba cy'amasengesho tumwe mu tubuye nari narakuye mu mazi ndagenda ndatuharambika ndatuhashyira nyine ku buryo umuntu atubonye yagira ngo ni imitako kumbe tuba dufite ibyo dusobanuye tuba turi mu mitongero yatwo nibwo bambwiye ati nugera muri South Africa uzajya ku mugezi hafi yaho bita Soshanguve hafi y'urusengero rwari ruri kugira ngo ngende nagemo nanone tumwe muri twatubuye kugira ngo nanone ibigirwamana cyangwa se bya bimana aho mbikuye cyangwa se bya bidayimoni bimere nkaho mbizanye nanone kuri uwo mugezi mbizanye n'iwacu bigiye kujya bikonektana bigakorana mere nkaho mbizanye no muri uwo mugezi nyine bigiye kujya bimfasha bihereye hafi y'ahondi ikintu cya mbere nasabye uwo mwuka muri uwo mugezi mageze muri South Africa ngarutse nyine mu rugo nahise njya kuri wa mugezi ndavuga ni ikintu cya mbere nsaba ni imbaraga zo kuzuza urusengero rwanjye njye mbona rwuzuye abayoboke wumvishije ariko umugabo nicyo kintu cya mbere yasabye wabona urusengero rwuzuye ruhora rwuzuye barafunguye n'amashami barubatse bitaje binini ukagira ngo ni imbaraga z'Imana cyangwa nuko umuntu abwiriza ubutumwa bwiza kurusha abandi uyu barigiye barabisabye kuzimu uyu mugabo nibyo yivugira ati itorero ryanjye natangiye gusaba ngo urusengero rwuzure nzi ngo gukura by'itorero nuko ruba rurimo abantu benshi ariko gukura by'itorero nuko abakristo niyo baba ari babiri bakura mu buryo bw'umwuka bakaba bagira n'abandi akamaro ati ikintu cya mbere nasabye nuko urusengero rwanjye ruzajya ruba rwuzuye nibwo baje no kuma umutwe w'ingurube ndagenda ngushingura mu rusengero rwanjye hagati ibaza icyo kintu ariko bamaye umutwe w'ingurube ndagenda ngushingura mu rusengero hagati turenzaho amakaro turahasasa neza hamwe imbere ku gatuti ku buryo nta n'umuntu wamenya ko muri uriya rusengero muba musengeramo haba hashyinguyemo imitwe y'ingurube
our church. uyu mugabo avuga ati uzabaza abantu bose basengeye cyangwa se batuye mu gace bita Soshanguve ati icyo gihe urusengero rwanjye rwaragiye kubera ya mitwe bamuhaye imitwe myinshi y'ingurube. Imitwe myinshi y'ingurube naragiye nkingura mu rusengero, bari barambwiye ngo iyo mitwe y'ingurube uko igenda ibora, uri kumva ibore, urumva umutwe w'ingurube ufashe ukawushyira munsi y'ubutaka ugashyira amakaro n'icyama ugataba irabora. Ati kandi ngo uko iyo mitwe y'ingurube yaboraga igenda ivamo bino bintu babyita ngo iminyorogoto n'uduki tuno worms sinzi turatuntu nyine tubora nyine tuva ku bintu byaboze, tubari twinshi cyane. Nimba watwita inyoni, nimba watwita iminyorogoto, tubari twinshi cyane gusa, tubari twinshi cyane. Ati uko tuba twinshi tukabora tukava kuri iyo ngurube, izo ngurube, iyo mitwe y'ingurube mwaragiye mutaba mu rusengero, ni nabwo bwinshi bw'abakristo bagenda bisuka. Ati muri iyo karitsiye nari nuyemo wasangaga ku cyumweru imihanda yifunze kubera amamodoka y'abakristo babaga baje, ambutiyaje ari nyinshi baje gusengera iwanjye. Nta nsengero mujya mubona ugasanga dimanche hari umuhanda mutaca bavuga turiya muhanda yari ku cyumweru bawuzuye abayoboke bari kujya gusengera kwanuza abayoboke ari benshi kuko traffic ambutiyaje ya danje, kandi uziko ku cyumweru nta ambutiyaje ukunda kuba. Uyu mugabo naratubwira ati wasangaga ambutiyaje yuzuye umuhanda abantu baje gusengera iwanjye, gusa nta muntu ndi gutunga agatoki oya, abo munakeka ari abukuri, gusa mumenye ko uko waba haba ukuri niko na Satani akora nabi ibinyoma bari. Umve abayoboke ngo yarababonye pe baje ku bwinshi nkuko babimubwiye ati uko imitwe y'ingurube izajya ibora tunyorogoto tuyivamo nimba ari n'inyo nimba ari n'ibiki mubyita uko mushaka, niko n'ubwinshi bw'abakristo buzajya bwiyongera. Byarakoze biriya bintu birakora reka, ntuzigire ngo ni ibintu by'ibinyoma gusa, birakora. Ndagira ngo wumve irindi jambo rihambaye uno mugabo avuze, uyu mupasiteri uhita ubikompara n'ibyo usanzwe ubona buri munsi. Uyu mugabo nanone akomeje atubwira ati naricaraga nanjye nkabireba nkavuga ni bano bakristo nubwo ari benshi cyane, amodoka bayuzuye abakristo ari benshi ibihumbi n'ibihumbi baje gusengera iwanjye, ntabwo babazanywe n'ijambo ry'Imana, ahubwo babazanywe n'ibitangaza bibera muri urusengero rwa kuvuga ngo akora ku bantu bakikubita hasi, hari abakuramo amadayimoni, hari abo asengera bikagenda gutya na gutya. Ati ni ibitangaza biba bibazanye. Ati kugira ngo uzamenye ko abakristo baje muri urwo rusengero bashaka Imana cyangwa se bashaka iby'iyi si, nuko uzasanga abakristo benshi ngiye uri kwigisha iby'ubwami bw'ijuru n'iminsi ya nyuma, ubundi nibyo bintu nizo nyigisho ubundi za nyazo, kwigisha abantu ku Imana bakunda uko babona agakiza, ibya nyuma y'ubu buzima n'iby'ubwami bw'ijuru, cyangwa se uko abantu bakwiye guhinduka, ko turi no mu minsi ya nyuma nk'uko Yesu yagendaga bivuga ati mwihane dore turi mu minsi ya nyuma musenge cyane. Atariko iyo watangiraga kwigisha ijambo nk'iryo ngiryo mu rusengero, abakristo barasinzira. Iyo utangiye kuvuga ibintu by'Imana iby'ijuru, abakristo barasinzira, baraboa, batangira no kumva utari umupasiteri utwika. Atariko nanone iyo natangiraga kwigisha iby'ibitangaza cyangwa ntangiye kuvuga ngo ngiye kubahanurira, ngiye kubabwira iby'ubutunzi muzabona, wowe Imana igiye kuguha icyubahiro, bigiye kugenda gutya, ntangiye guhanura no gukora ibintu twakwita nk'ibitangaza nyine bya bikoryo yabayaga yahawe n'abadayimoni. Ati abakristo barakangukaga bagasingiza Imana bagasimbuka. Ati nibwo ubona ko abakristo benshi bari mu rusengero burya ntabwo bakurikiye ijambo ry'Imana, babikurikiriye ahantu bari buze kubabwira inkuru nziza gusa, kandi na hano niko biri. Gospel, they sleep. Ati ijambo ry'Imana rirabasinziriza rya nyaryo. Ibyo bintu nibyo kubitara n'umuntu ukabwira ati suteranira ati uzambara uze ku rusengero, dufite umupasiteri yasengeye umuntu yarakira, dufite umupasiteri agira gutya agakora ibintu by'ibitangaza, nyine ukumva ntabwo ari kukubwira ati dufite umupasiteri utwigisha udusobanurira Bibiliya neza, utubwira iby'ubwami bw'ijuru, wagufasha gukizwa ukava muri bukajya muri ibi. Abakubwira ahubwo umupasiteri gusa ko yasengeye umuntu akahita abona akazi. Jya mvumva abakobwa babivuga cyane cyane, gusa ko ngo hari abari barabuze abagabo gagira gutya bakahita babo, nyine ukumva ni ibitangaza gusa bizereyemo, ntabwo bari kwizera ijambo ry'Imana. Niho ngo uhita ubonera ko abantu bayobye. Icyo gihe kandi ntabwo najyaga ntumira abandi bapasiteri ngo baze mu rusengero rwanjye uko niboneye, wasangaga ari njyewe gusa cyane abandi tubiziranyeho. Ati kuko ntabwo nabaga nshaka kuvanga abantu, wenda ngo ngende ngo nzane, ushobora gutumira umupasiteri ukaza umupasiteri ufite amavuta ya nyaya akaza yagera mu rusengero akahita abishyira hanze akavuga ati uyu muntu si uwa nyawe. Kuko hari insengero nyinshi hano hanze muzi zikomeye, twagiye duhura n'abakecuru babibera mu byara hano kure, utazi ko n'izo nsengero baba bazizi cyangwa abapasiteri baba bazi ko ari umukecuru ibera ahantu ushaje wisengera ugira icyumba cy'amasengesho, yahura n'abantu baje kubasengera akabwira ati zira nsengero musengera muzi umugabo umeze gutya na gutya witwa gutya na gutya, uriya ni umukozi wa shitani wiyoberanya ko ari umupasiteri. Ndi kuvuga iby'i Kigali hano mu Rwanda, ugasanga umuntu nk'uwo nguwo
uyu nawe akavuga ati niyo mpamvu ntatumiraga abandi bapasiteri bashobora kuza bakaba bamena umuceri bakandaburiza, ninjye wakifatiragamo n'abandi bameze nkanjye. Ati abakirisitu ubundi babaga bategereje wa mwanya ndibuze guhagurukira mvuga ngo ngiye guhanura gusa, kwa kundi uri umuntu ukamubwira ati ubuzima bwawe bugiye kugenda uko Imana igiye kuguha amafaranga, ugiye kumera neza, ugiye gukira, n'ibyo abakirisitu babaga bakeneye kumva. None ubaza ku bwinshi iyo uhora wigisha ibintu nk'ibyo, kandi uwo ni agenda ya Satani. Abantu ubereka uburyohe bw'isi, ubereka ukuntu bagiye kubahirwa muri iyi si, bagiye abana bagiye kujya mu mahanga, mbega ukuntu umuntu agiye kumerera neza muri iyi si. Kandi biri twereka ko hano atari iwacu, mbese tudakwiye no kuryoherwa n'iby'isi ngo twibagirwe iby'ijuru. Ariko uyu mugabo arakubwira ati ubundi na agenda ya Satani nyine ku bapasiteri bagomba kutwigisha iby'uburyohe bw'isi, ukuntu tugiye kumerera neza muri iyi si, kuyikiriramo, kugafatiramo nyine. N'ibyo ngibyo abantu dukeneye kumva, kandi ibyo ngibyo bituma amaso tugakunda isi cyane. Ibyo ngibyo bituma umuntu atibuka n'iby'ijuru. Ati kandi impamvu abakirisitu ibyo byose byabaga nuko ya myuka iri mu rusengero rwanjye nyine nicyo yabaga ibazaniye, nukumva ibyo bitangaza bya bitendo dukoreshwa n'amadayimoni, n'ubundi nicyo imyuka yabaga yabazaniye. Niyo mpamvu nyine aribyo babaga bashaka kumva. Wumve, because a lot of people feeling the stadiums, feeling the arena, feeling the overflow, they are there for prophecy and miracles. Wumvisha amagambo kano ko nifatiye na pose umuntu akiyumvira. Ati ni ukuvuga ngo abakirisitu banyabuza bamenyera ku kintu babashaka. Uzabona buzuye amastade ngo hari ibiterane, hari uwabitumije. Uzabona buzuye ama arena, buzuye no hejuru. Uzabona buzuye insengero, ariko nta kindi kibagenza. Bakeneye kumva umupasiteri usa nk'ubahanurira ibyiza ku buzima bwabo, cyangwa se ubakorera ibitangaza. Hahandi busanga abantu bose kugira ngo nyine umupasiteri ubundi byitwe no mu Rwanda njya mbibona, byitwe ko umupasiteri ari umukozi w'Imana, nyine ngo ari umukozi w'Imana. Nuko baza bavuga ngo akiza indwara, ngo hari abo yasengeye babona ibi n'ibi, ngo hari abo yakozeho ngo bigenda nuko ngo basigaye ngo bamejaringa umupasiteri ngo ufite amavuta y'Imana. Ariko sibyo, wapi, nta na gato. Uyu mugabo nawe yivugira ati ikintu abakirisitu bibagirwa nuko ubuhanuzi na Satani butanga, no muri biriya birimo ko Satani afite ubushobozi arahanura, ashobora kubabwira ati bizagenda uko nuko. Satani ababibona, cyangwa akagufasha no gutera imbere, nabyo birashoboka. Ibyo byose Satani arabikora. Ati nibyo abakirisitu biyibagiza cyane, bakibagirwa muri biri umugore uvugwamo ngo wahanura agakoresheje umwuka w'ikiyoka kinini agaragaza ibizaba. Kuki babyibagirwa ko ibyo nabyo biri muri Bibiliya? Atari kubwo buhanuzi bukaba bushingiye ku myuka mibi, budashingiye ku mwuka w'Imana. Bakibagirwa ndetse ko abakirisitu cyangwa se intumwa z'Imana aribo bagiye bamwirukana uwo mugore bakamutokesha. Ati rero nako kazi nari nsigaye nikorera rwose, nibyo nakoraga. For consultation. Ndagira ngo mva kandi kantu neza ibintu uyu mugabo ari kuvuga nubwo atari mu Rwanda. Nina nsigaye numva ngo bihaba we. Atubwa icyo gihe none nari maze kugira insengero nyinshi, ntangira no gufungura ama office menshi, none ntangira kujya nakira abantu, nkagira iminsi nakirira abantu n'amasaha nakirira abantu. Ariko umuntu ngiye kwakira muri office ngo tuganire, ambwira ikibazo mfite murambike y'ibiganza musengere, hari amafaranga yagombaga kwishyura. Ibyo bintu nta hantu mubizi, ntago mujye mubyumva we. Nimba muhazi mujye muri comment mubishyiremo. Ati natangiye kujya nishyuza abantu kugira ngo mpure nabo tuganire. Ko ngize ubwoba. Ibi bintu mbizi Nina. Ngize ubwoba. That is the reason. Yagasani. Ndagira ngo wumve kino kintu nimba uri umuntu ujya usenga cyangwa se byaranakubayeho. Ati amafaranga twacaga abantu babaga baje ngo tubaganirize mu office, tubasengere, batubwire ibibazo byabo, ntago ari amafaranga menshi. Atari ko mujye mwitondera abakozi b'Imana cyangwa se biyita abakozi b'Imana mu amafaranga. Atayo mafaranga rero arabwiye ko mu gihe bamaze kuyama ngomba kwita njyana kuri alitari, hamwe habaga hari bya bigirwa ya madayimoni yanjye, hamwe hasa nk'ahashyinguye zangurube hose, ayo mafaranga nkagenda nkayahatereka. Ati ayo mafaranga rero iyo yahateretse bisobanuye iki? Bisobanuye ko ayo mafaranga iyo yahateretse ukayashyira imbere y'abya bigirwamana yatanzwe n'umukristo, ngo bisobanuye ko ngo umukristo buri gihe azajya ahora azana amafaranga mu rusengero, uba umeze nk'uri kumushika ugendeye kuri amafaranga yaguhaye, kugira ngo buri gihe ajye ahora atanga amafaranga. Ngira ngo muzi nk'umuntu ushobora kuba afite nka murumuna utiga, afite abantu mu muryango we baburara batameze neza, badafite n'inzu babamo nzima, ariko atanabagurira n'ibati, ariko ugasanga yitanze mu rusengero ukazarwubaka, ari gutanga amafaranga menshi mu rusengero adashoboka, ariko akaba atafasha umuntu wo hanze, baba baramushitse. Uyavuga ati twahitaga tugushika. Nimba nawe ujya utanga amafaranga uzi ko hari abaturanyi muturanye bishwe n'inzara utarafasha, hari abantu zibambaye ubusara bo mu muryango bagusaba n'igihumbi ukakibima cyangwa ibihumbi 10, ariko ugasanga uri gutanga miliyoni zingaye mu rusengero, ntago ari wewe, baba baragutanze, baba bagushika ukazana ibiceri. Iyumvira umupasiteri hano. Occultic
everything twabikoraga mu buryo bw'imigenzo yacu. is to give into that particular church because Ati umuntu wabaga waje wizanye gutyo yatanze ayo mafaranga ya mbere tukayashyira imbere ya bya bidayimoni byacu. Ati ni hahandi usanga uwo muntu nta handi hantu agipfa gutanga amafaranga usibye muri rwa rusengero rumwe ruzwi aribwo agomba kujya gutangamo amafaranga. give into that altar. Ndetse ya aritari nyine ya yindi itabyemo ya madayimoni yacu niyo aritari uwo muntu buri munsi aba yumva yajya akajya gutanga amafaranga. Abo bantu barahari, ugasanga umuntu yaratwawe ahora yitanga mu rusengero, yitanga ibintu bidashoboka bibaho n'ibitaba atanga amafaranga buri gihe. Kumbe baramushize ngo iyo aritari bishyinguyemo amadayimoni ku buryo we buri gihe uba wumva ko agukururira kuri aritari kujya kwitanga amafaranga. Maze kumenya abantu benshi bimeze gutyo, ushobora kubwira ati mfite ikibazo nyeneye kwivuza nyohereza nk'ibihumbi 10 akabikwima, yagera mu rusengero ugasanga atanze miliyoni 2 arikatiye aragiye. Nibyo umupasiteri kutubwira ati ni amadayimoni bari kumushuka amubwira ati ruriya rusengero, iriya ritari, uriya mupasiteri, igihe cyose ugezeyo ugomba gutanga amafaranga. Urumva amadayimoni ukuntu akora. Ndagira ngo wumve amagambo nanone y'umugabo ati nano twari dusigaye dufite n'utuntu twinshi tugurisha. Ati icyo gihe nari mfite amavuta byitwa ngo ni amavuta nyine yo gusiga abantu, kwa bizi nyine abarahari ngo hari utuvuta gusiga, usanga umupasiteri afite ngagusiga nko kunda, ngagusiga mu mutwe, ngo nta amavuta basigaye bagira utuvuta we. Bira bintu ni ibiki? Yesu katagendanaga amavuta bayakuraye. Ati nari nsigaye ngenda ngafata amavuta nkayagurisha, nkaza nkabwira ni tuno tuvuta tugura gutya mutwisige, nkagenda nkazana amabushe nkabwira ati amabushe agura gutya bakama amafaranga. Nari mfite amazi mbanga avuga na amazi nayasenge arimo imbaraga, nimuyanywa ibirwara murwaye birakira bakaza bakayagura. Ndabazi benshi bagura amazi, ugenda umupasiteri akaguha akabido k'amazi ko guhaye umuti. Ibiriya bintu wapi, ntago ariko Imana ikora. Ibyo bintu ni ibintu by'imigenzo, sinagomba mwumva ko harimo imigenzo, ntago ariko Imana ikora. Imana iravuga ibintu bikaba, urayisaba ikakumva ikabikora. Ntago ari ngombwa ngo ikubwire ngo genda ufate utu tuntu ngo tuvutaki. Uyu mugabo nawe akomeza avuga ati utwo tuntu twose twaradufataga tukakutugurisha abakristo bakishyura. Ayo mafaranga bishyuye niyo tuhita tujyana mu rusengero hahandi kuri bya bimana, tukajya duhora ibidayimoni bibashika bibabwira ati muzana amafaranga kuri ya ritari, muzana ibyo mutunze. Ata kantu kose nabaga nsomye nko muri Bibiliya, bano bagabo basoma na Bibiliya ntugire ngo bano bagabo basoma Bibiliya kugira ngo abone uko gutuburira neza ibintu abyumva. Ati muri Bibiliya nimba numvisha araho bavuga ngo amavuta ngo bayasutse ku muntu yitaga mvuga ngo ejo ndabyuka ngura amavuta ngende nyabagurishe mbigire nk'umugenzo wa nyawo wemewe na Bibiliya. Yaba ari amazi nyabatamo, yaba ari amabuye, ikintu icyo ari cyo cyose, ikintu icyo ari cyo cyose nabonaga ko cyakwinjiza amafaranga menshi naragikoreshaga. Ati ndabyibuka polisi igeze kuza ije aho nakoreraga, none ubaje kumfunga bavuga ngo sinzi wari bahaye amakuru ariko atarayanyayo, banyibeshye banyiteranije n'abandi bapasiteri bafite nabo imigenzo bakoraga. Baza baje kumfunga bavuga ngo mfite ukuntu njya nkata abana b'abakobwa, urabona kuri abakeba abagabo nyine byo kubasiramura, hari n'ukuntu abakobwa bijya bavuga ngo bajye babakeba. Ati icyo gihe baje babinshinja ngo njye mbikorera abana b'abakobwa, bantwara gutyo bibeshye ariko ntabwo byari byo. Ndetse si ukubakeba gusa, hari n'abandi babaga barakasa amaboko bakayagurisha, ibice by'umubiri byose nanjye baje babinshinja, ariko ntabwo nabibarizwaga mu pe. Ibyo byo nari ntarabigeraho. Mbega byari ibihuha byari bimaze iminsi muri iyo karitsiye, nanjye banjyaniramo bakeka ko mbikora ariko sinabikoraga. Sinzi impamvu yari biteye umugabo ariko twibwirira nawe ntazaho ibyo bihuha byari bivuye, ariko polisi yaje kumutwara bamuta mu ipingu baramutwara. Gusa nanone ngakeka ko byabaga byaratewe n'abandi bapasiteri bazaga kundeba. Ati nanjye nari ngeze ku rwego abandi bapasiteri bazaga kundeba nanjye nkabaha kuri za mbaraga zanjye, nkababwira n'uburyo bagomba kubigenza. Ati saba pasiteri gusa bazaga n'abapfumu barazaga kundeba, bano bapfumu bapfumura, bano bateka mutwe. Ati no bazaga kundeba n'abaganga bagakondo nabo nkabaha ku miti, nkababwira ukuntu bagomba kuyikoresha kandi ndi umupasiteri. Umvisha ariko icyo kintu kubona umupasiteri bacu banakorana bari abapfumu bya hafi, kuko bose bakorera umwami umwe, bakorana rero bya hafi, amakuru barayahanahana. Atabo rero wabona abo bapfumu ari bashobora kuba barakoze nk'ibyo bintu abana b'abakobwa cyangwa se barabacaga n'indi bice by'umubiri, ugasanga ni ngiye bigiyeho bakajya kumfunga gutyo kuko nari mfite aho nkurira nabo nanjye nkabaha ku mbaraga. Wumve aracyari kutubwira ukuntu yafunzwe. Ndetse n'uyu munsi wa none ndabizera abapasiteri benshi bagiye baza kunsaba imbaraga, amatorero yabo akaba agihagaze ameze neza ashikamye, ashingiye kuri za mbaraga nabahaye cyangwa se ku migenzo nabajyanye. Ariko nanone barambwiye ngo sinzabatamaza nubwo ngiye nabivuyemo, niyo mpamvu amazina yabo n'amadini yabo ntabivuga nonaha, ariko baracyahari bakora gutyo bakristo mwitonde nubwo ngiye nakibikora.
ndabyibuka barantwaye banjyana kuri station ya polisi yitwa Soshanguva ubwo bari muri South Africa ngira ngo muraza kugenda mwumva ayo makaritsiye n'amapolisi station ni ibintu byanyabyo byabayeho uyu mugabo arazwi Apostle Makado ni ibintu byanyabyo tuba turi kumva hano ati icyo gihe nyuma yo kumva ko ngo ari umupasiteri wakataga ibice by'abantu abaturage barasaze baraza batonda kuri polisi ibinyamakuru biraza bikora amadocumente bashaka no kuba bangirira n'abaturage urumva abaturage bumvishe ngo umuntu yicaga abantu cyangwa se bakataga ibice by'umubiri bumvaga banyica abaturage yari abarigaragambya na polisi baza bakayitwika bakinjira bakagukuramo muri biriya bihugu barameze nk'abasazi ati icyo gihe barambwira ati nta n'ikintu nakora ngo wenda mburane ndi hanze ngomba kuba mfunzwe kubera icyaha nashinjwaga cyari giteye ubwoba cyane nibwo bagiye kumfungira yitwa Hoshimampura muri gereza yaho mpamara amezi 3 nyine ndi kuburana ndiyo ati ndabyibuka icyo gihe banjyanye muri iyo gereza yo mezi 3 namaze ndi muri gereza nsohoka njya kuburana ngaruka muri gereza ngiye mu mutima wanjye nari mbizi ko icyaha icyo ngicyo cyo gutema abantu cyo kubakata ibice by'umubiri ntabwo nigeze gikora atariko nibwo nanone yatangiye gusa nkugarura ubwenge ntangira kuvuga ati ubundi nari mbayeho ubuhe buzima umva ukuntu gereza buriya nayo hari nk'ukuntu Imana ikora ibintu byayo bishaka ati muri iyo gereza umwe mu mfungwa yarandebye amenya ko ndi pasiteri nyine tumaze kuvuga nambwiye ko ndi pasiteri arambwira ati wa mugabo we gereza ntago ari inzu abakozi b'Imana ba pasiteri mwakabaye muri hano na hacu nk'amabandi ntago ari ahantu mwe mwakabaye muri ako kajambo kankoze ku mutima numva koko natarnye inzira ntago rakabaye muri gereza nibwo natangiye kwibuka icyo nari narahamagariwe n'Imana cyanyacyo ubwo nigaga teologiya nibyo nari narakuriyemo ntangira kugarura ubwenge nanjye kuko mbona narayobye ati nibwo namenye ko Imana nta kidakora Imana ishobora gukoresha umuntu uri mu nzu y'imbohe kugira ngo akwigishe kubohorwa ubohorwe ku byakuziritse kandi ari umuntu uri muri gereza nawe uri muri gereza umenye kubohoka nibwo nabimenye ati uwo mugabo iryo jambo yavuze yameze nkunganirije kwibohora cyangwa se kwishyira mwizana umwuka wanjye amera nk'uri kuwubohora wari waraboshywe n'amadayimoni nibwo koko mu mutwe wanjye n'umutima wanjye nakomeje kumva ijambo rimbwira ati ubuzima ndimo ntabwo ari bw'Imana yampamagariye iyi nzu ndimo gereza si Imana yari yarampamagariye kubamo ubu buzima si bwo njye si cyo kintu Imana yanshakaga kuva kera mbega umugabo gereza yatumye none atangira kwitekereza neza atangira kugarura ubwenge ndagira ngo wumve amagambo ati muri iyo gereza urabizi habamo amadini yose biriya gereza nyine habamo amatorero yose yaba abayisilamu ngira ngo ababaye gereza murabizi abadepe idini rye ryose muri gereza riba ririmo babaha kwishyira mu kizana no gusenga ati muri gereza nibwo nagiye gusengera mu idini n'ubundi rero nsanzwe nsengeramo cyangwa se mu idini nyine ubwo ry'abarokore niko twaryita ngezeyo barigisha imfungwa irigisha y'umupasiteri nibwo nahagurutse ndasaba ndavuga nti murabizi yaramaze igihe yitekerezo muri gereza ndavuga ni ndashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bwa kabiri kuko ibya mbere nabitesheje agaciro nuko nahagurutse baransengera nongera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye none unanitekerejeho nzi icyo nshaka kuko nabonaga naramutengushye nuko byagenze agakizwa no kubohoka k'umwuka wanjye bibohorwa n'imfungwa yo ifunze iri muri gereza ibaze kubohokera muri gereza ariko urumva Imana ukuntu ikora ibitangaza byayo ibaze kugira ngo Imana ikubohore iguye kwishyira ukizana ibiguhere muri gereza abantu bazi ngo urafunze ariko abari ubonera kwibohora kwawe ndetse wumve nta hantu buri Imana idakorera nuko byagendekeye umugabo sasa akomeje kuduhomya tubwira ati ubwo cyageze igihe icyaha gihanagurwaho umucamanza aravuga ati kuko icyaha ntago kiguhama atariko muri izo ncuro zose najyaga njya kuburana ku rukiko njya kuburana ati abaturage babaga baje ku bwinshi ngira ngo umwicanyi muzi ukuntu aba yanzwe mu gihugu abaturage bumva banamufashe bakwihanira ati najyaga kuburana abaturage baje ku bwinshi batonze ku rukiko bagerageza kureba ko bamfata ngo banyicire polisi ikagerageza kubazitira no kubakumira kuko yashinjwaga icyaha kibi cyane kugenda akata ibice by'umubiri by'abantu ati icyo gihe bamaze kundekura narasohotse atariko mu gusohoka kuri station none ya polisi bagiye kundekura nako muri gereza bagiye kundekura ngo abaturage ngo bari buzuye hanze abafite imihini abafite amabuye abafite utuyuyuzo bavuga ati nubwo areku twe turamwicira umugabo ngo agiye gusohoka ngo yasenze Imana aravuga ati Imana bano bantu ngiye kubacamo ni benshi ni igihiriri bashaka kunyica bazi icyaha kuko nagikoze ariko ndinde umugabo urumva mu rusengero nako muri gereza yari yongera akizwa yongera kwizera Imana amenya ko nta kidashoboka imbere y'Imana umugabo akavuga ati abo bantu nabanyuzemo nemenye ndagenda ntibamenya ko ari nge bari kuririmba izina ryanjye bavuga ati turamwica nitumufata mbacamo ndigendera paka nta ni modoka nari mfite urumva na modoka bagufungana mfata taxi voiture iranjyana ingeza mu rugo nciye muri ba bantu ntibamenya ko ari nanjye banyuzemo ni Imana yandinze icyo gihe ati ndabyibuka ngeze mu rugo bukeye nibwo nanone naje guhamagarwa n'umupolisi mukuru mu bari bandekuye arambwira ati amakuru dufite nuko abaturage n'ubundi basaze bamaze kumenya iwawe ngo bari buze kuza baze batwika inzu yawe niko ari ahantu
bakora biriya bihugu ujya umva ngo batwitse inzu yande ati baraza kuza batwika inzu yawe nubwo bakurekuye. Ndagenda njya mu rugo ndasenga mpamagara umugore n'umwana ngo baze. Umugabo nanone ngo polisi irongera muhamagara, wa mupolisi arongera muhamagara abwira ati rero wa mugabo ati abantu bagombaga kuza kukwica bafashe bisi ngo baze nyine ari benshi cyane ngo baze batwika inzu yawe nawe bakugire nabo hiremo. Ati ariko ngo bisi yabo bari mu nzira baza ngo bwamuhamagaye bukiye bwaho ngo bisi yabo ngo igeze mu nzira ngo ipine rirapfumuka ngo imodoka ibapfiraho. Uyu mugabo akavuga ati kuva icyo gihe Imana yarandinze na n'ubu bantu nimba bakiri mu nzira baza simbizi, yashize imyaka myinshi ntabwo bigeze bangira. Imana nyine ubwo yishe iyo modoka nabo menya gahunda yarayise bakura no mu mutwe. Imana ifite ukuntu irinda abantu bayo kandi mu buryo ngo we utabubona, gusa Imana ifite uburyo ikurindamo we utabibona, gusa ukagenda ukabona umeze neza. Kumbe rya sengesho ryo ati Mana undinde hari igihe rikora ibintu bihambaye cyane. Uyu mugabo yakomeje atubwira ati gusa nanone si ibyo gusa rigana bayemo ubwo nari maze guhinduka. Atariko iyo umaze kugera muri ibi bintu byo kuba umukozi w'Imana ariko ukeneye imbaraga nyinshi, atukugera ku mbaraga zimwe cyangwa ukora ibintu bitendo bimwe na bimwe wifuza kubona n'izindi mbaraga zirenze. Ati nkuko rero nagiye muri Nigeria kwakura imbaraga, baje kumbwira n'ahandi nakura izindi mbaraga zirenze, bambwira ko ari muri Zimbabwe naho nagiye ngiye gushaka nanone imbaraga reka nabyo bitunyuriremo. Ati nibwo nagiye muri Zimbabwe bambwira ko umuntu bagiye kumuza nawe ngari umuntu ufite imbaraga zidasanzwe ngo ushobora gukura ibintu mu bantu. Kano kantu nako mukumve neza cyane, hari ahantu nakabonye mu rusengero rw'inaha i Kigali. Ati nibwo nako sinarume. Ati bambwiye ko ngo uwo mugabo bagiye kumuza afite imbaraga zo gutuma abakristo ubakuramo ibintu mu nda yabo cyangwa mu mubiri wabo. Wumva no magambo witonze. Ati nibwo ibyo bintu nubwo nakibyizera kuri uyu munsi wa none, atariko icyo gihe bari bamuje n'umuntu ugiye kubikorera. Ati ibaze ko hari abantu nyine icyo gihe ngo bamuje n'umugabo ngo ugiye kuba imbaraga guzo kujya uri gusengera umuntu ukamubwira ati weho barakuruza ufite inzoka ikumaze igihe mu nda. Ati inzoka kandi bakagusengera kuko ngo ukuzumva ngo yavuyemo cyangwa se yavuyemo nawe ukaryama ukabirota ikuvamo cyangwa se ngo bakakubwira ko ugeze kurota iri gukuruma. Ati ibyo byose ntabwo nyibyizera kuko nzi ko inzoka ziba mu maparike, inzoka iri kugwa mu nda y'umuntu. Ntabwo ati ziba mu maparike, ziba mu mazu, ziba mu mashyamba. Atariko icyo gihe umugabo baramukubwira agataguha imbaraga zigenda umuntu ukamusengera ukamwereka ko ari inzoka imuri mu nda. Umugabo akomeza atubwira ati ubwo nagezeyo bamaze kungezeyo barambwira ati rero urategereza nijoro hari ahantu barayi bashyinguye umwana mutoya, ni ubwo nibamara kumushyingura turagenda mu gicuku z'ijoro saa 6 z'ijoro. Umugabo ngo baje kumureba ariko ngo baje kundeba bamaye kondisiyo zivuga gutya. Ati iyi migenzo tugiye gutangira gukora ntago wemerewe ko niza kugera hagati turi kuguhiza imbaraga uza kuvuga ngo bivuyemo ngo urabihagaritse cyangwa tubihagarike. Oya ngicyo gihe uhisemo kubihagarika ubu musazi cyangwa ugahuma kugira ngo utazagenda unabateza abantu uvuga ibyo wabonye cyangwa ibyo bakora, nuko bikugendekera. Niyo mpamvu uvuze ngo ndabitangiye kuko dutangire ubu byinjiye. Ubangeze imbere ninjoro zigeze barambwira ati kuramo imyenda, yikuramo yose buri myenda yose nk'umugabo nyikuramo, banyambika ibindi byenda by'umweru, turagenda tujya ahantu bari bashyinguye akana kwirimbi. Barambwira ati ikintu giye gukurikira ongera wambare ubusa buri kundongera nambara ubusa buri barambwira ati ugiye kuryama hejuru y'iyi mva bashyinguyemo akana gatoya, umwuka wako n'amadayimoni sinzi ubwo ukuntu bikorana ngo biraza kugenda bikwinjiramo biguha izindi mbaraga, twebwe tugiye kuba tugiye turaza kugaruka kugutwara. Ngo bamusizaho ngo baragenda yambaye ubusa buri akaryama hejuru y'imva. Umupasiteri baransiga aho ngaho. Umugabo agakomeza avuga ati bamaze kugenda ikintu nasigaye nkora niki, nasigaye mfite ubwo mvuga ni ibaze nk'abaturage bo muri Zimbabwe baciye hano bagasanga nambaye ubusa ryamye hejuru y'imva tayari bari tavuga ati uyu ni umurozi n'umupfumu bankubite bangire nabi. Ikindi sinzi no kwisobanura mu rurimi rwabo, nta rurimi rwabo nzi kuvuga. Ushobora gusanga abantu bivugira ibikiri bicyo muri Zimbabwe, wenda ngiye nivugira bya birimi by'iwacu muri South Africa biraza kumbera ibibazo. Atariko n'ubundi Imana yari ikinkunze yakomeje kundinda, barinze baza kungura aho ngaho nta muturage unguye baramutwara ubwo imbaraga yaramaze kuzibona tayari. Imbaraga rero yarahawe n'iziki ndagira ngo mve gahunda yabaye. Ati icyo gihe rero banguye aho ngaho bampaye ururabo, barambwira ati runo rurabo ugomba kurutwara ukabishyira muri ofisi yawe ukajya urwuhira ukoresheje amata. Urwo rurabo ujya urwuhirisha amata kuko ngo nirwo rusa nk'uruhagarariye wa mwuka w'amadayimoni yavuye muri cya gituro cya wa mwana. Nuko byagenze wumva imigenzo bamutegetse gukora. Ati nanone uwibuke mu rugo iwanjye nari mafite icyumba wasangaga nta muntu ujya ukigeramo, naragifunze cy'icyumba nyine abantu bose bazi ko nta gaciro gifite, atari icyumba kirimo uducuma utuntu tw'utubuye, ibintu byose by'imigenzo bagendaga bama hirya no hino aho najyaga byose narazaga nkabirunda muri icyo cyumba.
ngo gusa rimwe na rimwe iyo nabaga ndyamye najyaga nkumva akajwi k'umwana karira nkamenya neza ko atari abana banjye babaga bisinziriye nkamenya ko ari ya madayimoni na za mbaraga nakuye kuri wa murambo wa myuka wa mwana wari wapfuye. Ati si ibyo gusa ntabwo byarangiriye. Ati nibwo baje kunjyana no mu gihugu cya Mozambique naho ngiye kuhakura indi miti bama imbaraga, ariko izo mbaraga baba bagiye kuguha niwe uzita amazina noneho y'ukuntu uzajya uzikoresha mu rusengero ubivugamo uzita. Ndagira ngo wumve amagambo imbaraga bamuhaye muri Mozambique n'amazina yazise n'ukuntu mu rusengero yazikoreshaga avuga azihamagara z'abadayimoni. Wumve iryo jambo wumve nimba nta hantu urizi na rusengero ryo ryumva. So I call them by fire by force. Izo mbaraga nazise by fire by force. Kukana murakumvishije ati niki izo mbaraga z'abadayimoni bamuhaye muri Mozambique nazise n'uburyo nazikoreshaga mu rusengero. Nabaga mvuga ni by fire by force nuko nabaga mvuga ibyo bintu byumva mu rusengero yiciwe. Nyamaza twashwemo we. By fire by force. Hano pastor nyamara baraza kunyica. Mutangire muture ntangire mbakwepe kuko ndabona amabanga yabo ndi kuyamena. Baramiga baranyica tu. Sibye ko twe tuba nyine twarasizwe amavuta ntaho bamenera. Ndashyiraho nimero dutu. Umugabo avuga ati nakomeje kugerageje guhisha izo mbaraga zanjye zose nibyo binakoraga ku buryo mu rugo batari babizi, abantu bose famiye yanjye ntibari babizi ko iyo migenzo nyikora umva wabo bari abakristo cyane kurushaho. Papa yari yakuriye umuryango wa pasiteri. Ati nanone atari ku mugore nawe yaratangiye kujya abona ibintu nkora nawe byaramucanze kuko yajyaga kubona akabona hari ahantu yarashyize ngo ni amazi yera ameze nk'ikidendezi. Ati nk'abana bagiye kujya muri interview y'akazi bakaza bakishyura amafaranga bakajya muri ayo mazi bakayoga, ayo mazi bagarimo amadayimoni n'imyuka mibi, abana bakaza bakayoga ngo ni umugisha baje gufata ngo bane kujya muri interview y'akazi. Abakeneye abagabo bashaje abakobwa bakuze babuze abagabo bashaka kubaka bakaza bakayoga ngo ni amazi bakuraho ngo za karande n'inyatsi kugira ngo bagerageze bare ko babona abagabo kumbe none nibwo bari koga ibintu biyinjizamo ibintu batazi bambaye ubusa. Ati nuko abantu benshi bajyaga baza abakeneye ibintu byinshi cyane bose barazaga bakishyura bakoga muri ayo mazi nene narashyize. Ati ndetse byaranakoraga pe. Ati uko abantu barazaga nyuma y'ibyo bintu bakambwira ngo babonye impinduka, ariko ngiye ngatekereza ko ari kwa kwizera kwa nyako ko babaga bizeye ko ari Imana ibikoze, yabaga ari Imana ibikoze burya atari n'amadayimoni. Ngiye niko ntekereza ko byagendaga kuko ngo impinduka zo barazibonaga. Umugabo yakomeje atugana avuga ati mbibutsa tugaruka mvuye nkiva muri gereza none naravuze ngiye kujya mu rugo ndagenda nganira n'ababyeyi banjye mbabwira ibibazo byose nahuye nabyo, barangije baransengera bampa n'ikaze mu rugo ngo mbibi wabo. Ndangije ndagenda nkuzanira bya bintu byose bari barampaye byabaga muzambaraga na ya myuka mibi ndabifata ndabitwika byose baransengera. Ndangije mpita mvuga ni ivuga butumwa giye kuba ndihagaritse ibintu by'ivuga butumwa mbihagarike kuko nubundi natengushye icyari cyaranzanye mu murimo w'ivuga butumwa. Nari naragiye mu nzira yanjye nataye inzira y'Imana ibyo kwigisha mbaye mbiritse. Ndagira ngo wumve amagambo n'umupasiteri avuga ati nanone nimuramuka mubonye ati ikintu cyamfashe kuva muri ibyo bintu by'inzira mbi y'amadayimoni ati nukubera ko nahuye n'abantu banyeretse urukundo. Ati bura mwese nimubona umuntu ukora n'amadayimoni nkuko turi kuvuga ati hari abapasiteri ashobora kuba bakora n'amadayimoni, abakozi b'Imana bitirira abakozi b'Imana bakorera Satani. Ati abo bose ikintu babakeneye ntago ari uko mubamagana mubatererana, bakeneye urukundo rwanyu no kubasengera kwanyu kuko nabo ubwabo ntago baba bakoresha amadayimoni. Amadayimoni abakoresha nabo ni victime. Niyo mpamvu ikintu cyonyine cyabafasha ni amasengesho yanyu ndetse n'urukundo rwanyu mukarubereka. Ntago ari ukuvuga ngo nuko mumenye ko ari abantu babi mugiye kubanga cyangwa mukabagendera kure, mubasengere mubafashe kuko nabo ubwabo ni victime y'amadayimoni. Ntago ari bakoresha amadayimoni arabakoresha. Uyu mugabo avuga ati ikintu cyamfashije nuko nagiye nanone nereka hafi y'abantu banyeretse urukundo, yaba ababyeyi banjye yaba umugore akomeje kumba hafi muri ibyo byose nanererane bansengera mbona ko mfite abantu banyitayeho bankunda. Umugabo ngamaze kumva none amaze gutuza yasubira ku murongo akigisha, baragiye ajya ku rusengero ahantu ku itorero rimwe mu itorero ariko barika kumugira umushumba, abanza kuba umwigisha usanzwe ndetse afite abantu bamusupervisinga bamukurikirana byafi babone ko yahindutse atazongera kugarura ya mico mibi. Bamaze kubona ko nahindutse maze igihe kinini kuko ndi umwigishwa waho n'umwigisha, nibwo baje kuwufata bamirindi itorero ry'ahandi hantu ngo ninjye kwigisha. Ubu nagarutse mu murimo w'Imana ndetse ndi kwigisha neza cyane ndetse nanditse n'igitabo kivuga kuri ibi bintu kuri iyi mikorere y'abakozi b'Imana bihisha inyuma y'ishusho y'Imana ariko bakorera imbaraga z'umwijima, bakorera sekibi.
Pastor twari turi kumva ubuhamya to be bwa Pastor Makado And I- kuva muri South Africa. For this- Reka mbabwire ngo Imana ibaho umugisha cyane, ndabakunda cyane because ndetse mbabwira ngo Believe that- wibuke gukora subscribe nimba uzi ko wabashije kureba kino kiganiro ukaba wumva hari ikintu kizima wakuyemo. appreciate Ibuka kugenda ukoze subscribe, nimba ari n'ijambo nawe rizima wumva watubwira cyane ikindi watubwira nawe hari icyo wadusangiza Dot- cya gitekerezo at- ujye ujya muri comment ucyandike, Also- hari undi mugenzi wawe uza akagisoma cyanange So i- akagira ikindi kintu tugukuraho cy'ubumenyi tukungukiraho To- cyangwa se tukumva n'igitekerezo cyawe. love Ibuka gukora subscribe, The- ukore na share iyi nkuru uyiha abandi bakristo bene data, Bene- mwaba musenga n'amagurupe y'abo musengana Doing- babashe kugenda bumva byinshi kuko ndabizi ni insengero nyinshi and we zikoresha are reaching all of zimwe mu mahame neza n'imigenzo imeze nk'iyo twumvanye uno mupasiteri. Imana ibahe umugisha, mwibuke gusenga, mumara kumva kino kiganiro mufate umwanya musenge. And- Imana ikomeze kubayobora ku bakozi b'Imana ba nyabo, ndetse namwe mureke ibyo bintu byo kugendera ngo mu bitangaza gusa. Reka